Nibyo koko isi ya none iri kuzamuka mu iterambere byihuse bitewe n'ikoranabuhanga, aho buri muntu akora akazi kiwe yibereye mu rugo bigashoboka ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Gusa icyo ukwiye kumenya mu iri koranabuhanga harimo ibyiza ndetse hakabamo n'ibibi. Noneho nimba udukurikirana kuno muyoboro wacu wa YouTube, ukwiye kumenya ibi ngibi. Ukwiye kwirinda ibi ngibi kugira ngo utazahura n'ingaruka z'ikoranabuhanga. Nonaha ndi hano ngira ngo nkwereke byibuze ibintu bibiri ugomba kwirinda, bimwe mwita online business. Nibyo koko hari online business zishyura kandi zishyura neza, gusa hari na online business zisa nkaho zishyura ariko nyamara ari scam. Nonaha rero ndi hano kugira ngo nzikwereke. Ngiye tugiye kubana, ndi Mr Lonje loud and clear. Nonaha ngiye kukubwira zino business zituruka muri Kenya. Abenshi muri mwebwe mwazumvisheho kuko zimaze imyaka myinshi zikora, ariko nyamara nta mafaranga avamo afatika cyangwa se amafaranga anyuze mu mucyo avamo. Nagira ngo nkubwire ngo umuntu ukubwira ngo uri burebe video, ukine game, urebe status, usubize trivial questions ubundi bakwishyure, uwo muntu aba akubeshya. Mu by'ukuri ibyo bintu ntabwo bishoboka, ahubwo iyo akwinjijemo amafaranga utanze bamuhaho 1/2 kandi nyamara wowe nta kintu ubona. Nibyo koko ushobora kwinjiramo ukabona utangiye kureba izo video ukinjiza udufaranga dukeya, ariko ayo mafaranga ntabwo ajya abikuzwa. Akenshi iyo ugezemo barakubwira ngo nawe tumira abandi bantu kugira ngo ubashe kubona amafaranga. Abenshi nuko mwagiye mwijandika mu ibyo bintu. Nagira ngo nkubwire ngo zino business harimo izituruka muri Best Tech zisohoka buri nyuma y'amezi 3, muzirinde kuko ni scam zifatika. Ni business nakozeho ubushakashatsi, none nari nifuje yuko namwe wowe unkurikirana nawe ukwiye kubimenya. Zino business ukazirinda kuko ushoramo amafaranga, ariko nyamara iyo utagerageje nawe ngo ukore scam wiba abandi bantu ntabwo ujya uyagaruza. Kugira ngo ube wayagaruza biba bisaba yuko nawe wibye abantu. Baguhereza 1/2 cyayo umuntu utumiye ashoye, kuko akenshi baba bari kuvuga ngo ni ugushora amafaranga. Usanga babaca n'amafaranga make cyane ugereranyije nayo bari kubabwira ko bagiye gukorera. Ugasanga ngo nk'igishoro ni 7,000, 5,500, 4,500, ibintu nk'ibyo. Kandi nyamara barimo bakubwira yuko ngo ku munsi ushobora kuzajya winjiza arenga 20,000 cyangwa 10,000. Ibyo ni ibintu bidashoboka bashoye igishoro cy'amafaranga 7,000. Kereka nawe wiyunze kuri bo ukaba umuskama, ukajya wirirwa ushuka abantu babwira ngo muze ngo mbinjize muri business mukorera amafaranga. Ibyo rero ntabwo ari byo, dukwiye gukorera amafaranga anyuze mu mucyo. Izo business rero muzirinde. Buri nyuma y'amezi 3 hasohoka business zimeze uko. Urugero rwa business bari guteganya gusohora bari kwamamaza cyane bita ngo Murapari. Ino nimuzirirwe muyinjiramo nimba uzi ko udashaka gukora scam, cyangwa se nimba uzi ko udashaka yuko uhomba amafaranga yawe. Bino bintu mba mbabwiye mba nabikozeho ubushakashatsi. Iki ni icyambere mukwiye kwirinda mu gihe muri gukoresha internet. Hari igihe nyamara wibwira yuko internet ugiye kuyibyaza amafaranga kandi nyamara yo igiye kuyakubyaza. Rero umwanya wose mu spendinga online mujye mugerageza gukora ibintu binyuze mu mucyo kandi mwirinda scam. Business za scam ni nyinshi cyane, kandi iyo bari kuzigusobanura uba wumva zishobora kuba zikora ariko ni scam. Ndasiga namba yanjye muri description y'ino video, nuzajya ubona business hari umuntu uri kuyigushishikariza utayizeye neza, jya umbaza nimba ari scam cyangwa se atari scam. Mu minsi iri imbere ndabigisha ukuntu mushobora kumenya ko business ari scam cyangwa se atari scam. Ikindi kintu cya kabiri ukwiye kwirinda, abandi baskama cyangwa se abandi bateka mitwe bakomeje kwiba abantu hirya no hino bababeshya ibintu bidashoboka. Umuntu uzi ukubwira ngo afite shuwaya bet cyangwa se akakubwira yuko azi neza ibiri bwaze kuba mu mukino ugiye kuba cyangwa se mu mikino igiye kuba, akakubwira yuko kugira ngo abikwereke uri bubanze kumwishyura amafaranga runaka. Uwo nguwo abakubeshya cyane. Akenshi baza bavuga yuko ngo baba baguze ngo imikino ngo n'abazungu ba nyir'amakipe,
ariko nyamara bakubeshya. Ese wowe usubije ubwenge inyuma urumva ari nde wakubwira ngo nyishyura ibihumbi 50 nguhereze shuwa cyangwa se nguhereze amakipe afite igikubo cya 5 ubundi betingi ujye, aho kugira ngo aze yirirwa bikubwira we yashyiraho amafaranga yiwe makeya akunguka arenze ayo yaguciye kugira ngo aguhe iyo shuwa cyangwa se bazita ngo tiketi. Gusa ibyo nabyo ni scam, ni imitwe baba bari kubarya amafaranga yanyu. Wowe wahuye nabyo ntibizasubire, kandi nawe utarahura nabyo uzabyirinda, aho uzabibona hose uzabigendere kure. Bano batekamitwe bose ubundi ahanini bakorera kuri WhatsApp, usanga bafite group WhatsApp cyangwa se community kuri WhatsApp, basobanuriramo abantu ibijyanye n'izi scam zabo, bababwira yuko ari business zishobora kubafasha kwinjiza amafaranga, ariko mu by'ukuri baba bababeshya. Ikizakubwira yuko group urimo ari iya scam, bari kukubwiramo ibintu bya scam, usanga kenshi group ifunze nta munyamuryango utari admin wemerewe kwandikamo message, kuko abazi neza yuko iyo scam arimo abagezaho uwo muntu wafunguye iyo group. Mu bantu yashyize muri group hashobora kuba harimo umuntu wamuvumbuye yuko ari scam, akaba yatanga igitekerezo muri group, n'abandi bakabibona yuko barimo babateka imitwe. Rero ahitamo gufunga group, ubundi wajya ubona ibintu ari kukubwira uri interested cyangwa se wabikora ukamusanga inbox wowe ukamwishyira, ubundi ngakagusobanurira, ariko mu by'ukuri aba agiye kukwiba nk'uko natangiye mbibabwira. Rero mukomeze kubyirinda, bino bintu ntago bibaho. Wowe iyo akibikubwira uba wumva ari amafaranga y'ubuntu, nta nubwo ujya wirirwa utekereza kuri risk cyangwa se gusubiza amaso inyuma uvuga ati se uno muntu uri kubimbwira afite iyihe nyungu, ati se nk'uyu uri muri amashuwa za bet kuki we atazikoresheje ngo abetinge ubundi arya ayo mafaranga, aho kugira ngo afate umwanya we waza kubimbwira. Rero mukwiye kugira amakenga, mwirinde bano batekamitwe ba online kuko bamaze gucucura abantu, babamazeho utwabo. Rero nimba uri umwe mu bakurikirana umuyoboro wacu wa YouTube, bino ntibizigere bikubaho. Ukande subscribe kugira ngo uzajye ukomeza kubona n'izindi video zizakurikira iyi ngiyi. Mr. Ronje, loud and clear.